Muraho neza abakunzi bacu mwe mwakoze subscribe niba batarayikora nongeye kubasuhuza. Uyu munsi nongeye kubazanira indi video cyangwa se ubundi busobanuro bujyanye n'ubworozi bw'inkoko. Nk'uko abakunzi bacu badusabye kubagezaho igice cya kabiri cy'uburyo wabasha kugaburira amatungo yawe cyangwa se inkoko zawe. Ubushize nababwiye ko buriya inkoko cyangwa se ikintu cyose kijyanye n'ubworozi mu buryo bwo kugira ngo kibashe kuba cyaguha umusaruro cyangwa se nawe wabonamo inyungu, ni uko ubasha kujera cyangwa se kumanaginga uburyo ki ubasha kugaburira ayo matungo yawe. Nk'uko nabibabwiye muri video y'ubushize, twahereye ku buryo ushobora kuba wagaburira imishwi yawe cyangwa se inkoko zawe, nk'uko nabibasobanuriye. Ibiryo inkoko izarya ifite icyumweru kimwe ntabwo ari byo biryo izarya ifite ibyumweru bibiri. Nko mu busanzwe na nk'uko mubizi ko ikintu kigenda gikura cyangwa se umuntu agenda akura, cyangwa se inyamaswa nayo igenda yongera uburyo ki ibasha kuryamo cyangwa se ingano, ndetse rimwe na rimwe n'intungamubiri zigenda zitandukana. Intungamubiri uzahereza umushwi ufite umunsi umwe zigomba kuba zitandukanye byibuze n'intungamubiri uhereza inkoko ifite ibyumweru bibiri cyangwa se kuzamura. Rero nk'uko abakunzi bacu babidusabye, bansabye ko nabasobanurira uburyo ki ushobora kugaburira inkoko cyangwa se ingano y'ibyo kurya wagaburira umushwi cyangwa se inkoko bitewe n'igihe igezemo. Abantu benshi kenshi bahomba cyangwa se bananirwa umushinga bitewe n'uko batabasha kumenya uburyo ki bajera cyangwa se babasha kugenzura neza uburyo ki bagaburiramo izi nkoko. Inkoko buriya mbibutsa ko inkoko nubwo wayihereza ibiryo kuva mu gitondo kugeza nijoro, inkoko ntishobora kwereka yuko cyangwa ntishobora guhagarara kurya. Inkoko irarya kugeza igihe bwije. Bityo byumvikane ko kugira ngo ubashe gukora umushinga wawe neza ugamije kugira ngo ubone inyungu, byose biterwa n'uburyo ki ubasha gukoreshamo imirire y'izi nkoko zawe cyangwa se uburyo ki uzigaburiramo. Rero niyo mpamvu nahisemo kugira ngo mbasobanurire cyangwa se mbafashe dufashanye kugira ngo tubashe kunoza umushinga w'ubworozi bw'inkoko. Nk'uko nabibabwiye, izi ngero nagiye mbaha cyangwa se izi formule nagiye mbahereza ni ku nkoko cyangwa se ku bworozi bw'inkoko zitera amagi. Nk'uko mubizi, hari inkoko z'inyama, hari inkoko z'amagi, hari n'inkoko ushobora no kurya cyangwa se zikaba zanaguha n'amagi, arizo nge noroye cyangwa se nahisemo, arizo bita saso. Rero iyi formule cyangwa se izi ngano mbereka, nongera kubibutsa ko ni ku zitanga umusaruro w'amagi. Tubyibukiranye neza, umusaruro w'amagi. Ntago uko ugaburira inkoko ziguha inyama ariko uzagaburira inkoko zitanga amagi. Rero twihuse, ndagira nkomeza kukwibutsa aho utarakora subscribe mu rwego rwo kunshyigikira cyangwa se kugira ngo untere inkunga. Nta yindi nkunga musaba usibye gukanda kuri subscribe, ugakora like, ugakora share, ndetse no muri comment ukatubwira ikindi twazakugezaho ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Rero nk'uko umukunzi wacu yabidusabye, muri video y'ubushize yadusabye ko twakongera tukabaha izindi formule guhera ku cyumweru cya 11 kuzamura. Rero ndabageza ku cyumweru cya 19 kubera ko ku cyumweru cya 19 byibuze nibwo inkoko y'amagi bitangiye gutera. Byumvikane neza. Ubwo urumva guhera ku cyumweru cya mbere kugeza ku munsi wa mbere kugeza ku cyumweru cya 19 uba utaratangira kubona umusaruro mu bworozi bwawe, kuko nta kindi kiguha umusaruro usibye amagi. Niyo mpamvu nahisemo kugira ngo nkwereke mu gihe utaratangira kugurisha amagi cyangwa se kubona umusaruro, bizagufata amafaranga n'iki, bizagusaba kurya bingana iki kugira ngo ubashe gukora uyu mushinga wawe neza. Rero n'abatindiye, reka dukomeze cyangwa se tusobanure guhera ku cyumweru cya 11 tugeze ku cyumweru cya 19. Nkomeza kwibutsa ko turakora subscribe,
ukande kuri like, ukore share kugira ngo mubashe kunshyigikira n'inkunga basabye nk'abakunzi bacu cyangwa se abakunzi banjye kugira ngo tubashe gukomezanya muri uru rugendo rwo gutegura imishinga neza ku buryo bunoze ndetse rimwe nawe ugakuramo inyungu. Twirinda ibihombo, twirinda gucika intege mu mushinga uwo ari wo wose, byose iyo ubiteguye neza bigenda neza kandi umushinga wawe ukagera ku ntego yawo. N'abatindira reka dutangire dusobanure uburyo ki uzagaburira izi nkoko zawe kuva ku cyumweru cya 11 kugeza ku cyumweru cya 19 aho zizatangira kuguhereza umusaruro w'amagi. Rero reka dutangire. Duhereye ku cyumweru cya 11 ko nabibabwiye, ubundi inkoko iba igomba kurya byibuza garama 70 ku munsi. Nkuko twakomeje ku ngero zacu rero twafatiye ku ngero z'inkoko 300. Ubwo urumva niba wuri inkoko 300 cyangwa se n'izindi izo arizo zose, urafata za garama 70 ukube na 300 kugira ngo ubashe kubona ngo inkoko zanjye zarya ibyo bingana gute ku munsi. Rero nukuba uraza kubona ibihumbi 21, garama 21. Twibukiranye ko guhindura mu biro bigufasha bya garama kugabanya igihumbi ukabona yuko ari ibiro 21 ku munsi. Twafata ku cyumweru cya 11 ko twabivuze, tugahita dufata bya biro 21 tugakuba na 7, twarangiza tukabona ngo inkoko zacu zizarya ibiryo bingana gute muri cya cyumweru cyacyo cya 11. Urumva nta kintu no gufata bya biro 21 ugakuba na 7, ugahita ubona ko byibuze wenda inkoko zawe mu gihe zigeze ku cya cyumweru cya 11 uzagabura ibiro 147 mu cyumweru cyose cya 11. Ni ibiro uzagabura mu gihe ufite za nkoko zawe 300. Ubwo urumva niba ufite inkoko nkeya cyangwa se ufite inkoko nyinshi byose bizaterwa. Icyo ugomba kumenya ni uko inkoko imwe byibuze kugira ngo ibashe kuba yariye neza igomba kuba yariye garama 70 byibuze ku munsi. Ubwo urumva ni ukuba ni ibintu byoroshye, nk'uko waba ufite zose zabasha kuguha ingano y'ibyo kurya uzagabura muri cya gihe zimaze kugira ibyumweru 11. Reka tujye ku cyumweru cya 12. Ubundi icyumweru cya 12 nacyo inkoko byibuze wenda ibirya garama 75. Garama 75 bayongeyeho garama 5 mu gihe inkoko imaze kugira ibyumweru 12. Dukoresheje rwa rugero rwacu rero nk'ibisanzwe n'ubundi turafata za garama 75 dukore n'umubare nk'uko dufite zaba 300 zaba zingahe tubone ingano ya garama. Turaza kubona ko ari garama 22,500. 22,500 kugira ngo tubishyire mu biro twibukiranye tugabanya igihumbi kugira ngo tubone ngo inkoko zacu zirya ibiro bingahe mu gihe zigeze ku byumweru 12. Turabona ko ari ibiro 22 n'igice. Ubwo nitumara kubara muri cya cyumweru cyose cyangwa iminsi 7 turafata 22 n'igice dukube 7 tubone ko ari ibiro 157 n'igice. Ubwo urumva inkoko zazarya ibiro 157 n'igice muri cya gihe zimaze kugeza ku cyumweru cya 12. Reka tujye ku cyumweru cya 13. Ku cyumweru cya 13 turabona ko inkoko imwe irya garama 80 ku munsi. Nidukuba nk'ibisanzwe dukuba 300 za nkoko zacu 24 garama. Urumva nitugushyira mu biro tubufata ibya biro 24 tugabanye igihumbi tubone ko inkoko zacu zaba zirya ibiro 24 ku munsi. Nkuko twakomeje kubivuga muri cya cyumweru cya 13 tuzafata garama ibiro 24 dukube na 7 tubone ko ari ibiro 138 mu gihe cy'icyumweru ku cyumweru cya 13. Ubwo urumva n'amafaranga hano biroroshye guhita umenya ngo nzakoresha amafaranga angana gute bitewe n'ibiciro biri ku isoko. Reka tujye ku cyumweru rero cya 14. Ubundi inkoko biri kurya garama 85 ku munsi. Nk'ibisanzwe ko twakoresheje imibare yacu turakuba n'inkoko dufite tubone ko ari ibiro 25 na 500 garama. Tubone ko ari garama 25. Nk'uko bisanzwe turagabanya igihumbi tubona ibiro birimo tubona ko ibiro 25 n'igice ku cyumweru cya 14. Mu cyumweru turafata za bya biro dukube na 7 tubona ingano y'ibiro inkoko zacu zarya ku cyumweru cya 14 tubone ko ari 178 n'ibice 5. Urumva ko ni ibintu byoroshye cyane. Rero reka twihute ku cyumweru cya 15. Inkoko ibyibize wenda igomba kurya garama 92 ku munsi.
nk'uko muri kubibona turakoresha ya mibare yacu dukube na 300 tubone ko ari 21,600 garama, tuyishyire mu biro kuko ziriya ni garama, tubone ko ari ibiro 21 n'ibice bitandatu cyangwa se ni amagarama 600. Nidushaka kugera mu cyumweru mu bisanzwe turakuba n'ubundi ya biro 27 n'ibice bitandatu dukube 7 tubone ko ari ibiro 193 n'ibice bibiri. Urumva ahangaha n'ubundi ni ibiro 193 ku cyumweru cya kabiri nkuko twabivuze cya 15. Reka dukomeze rero ku cyumweru cya 16. Inkoko byibuze igomba kurya garama 100 ku munsi. Urumva bamaze gukura, iri hafi gutanga umusaruro. Nidukubana byana za ntuzo zacu na za nkoko zacu tubone ko ari ibiro garama 30,000. Nibisa nkuko nabibabwiye, dufate garama 30,000 tugabanye 1,000 kugira ngo tubone ibiro birimo, tubone ko ari ibiro 30 ku munsi. Inkoko zifite ibyumweru 16 zigomba kurya byibuze garama ibiro 30 ku munsi. Dukube n'icyumweru tukube na 7 nk'ubisanzwe ko icyumweru kigira iminsi 7 tubone ko ari ibiro 210. Ubwo urumva za nkoko zacu ku cyumweru cya 17 nk'uko 300 zari kurya ibiro 210. Rero nkuko muri kubona ko murabona ko ni imibare yoroshye, tujye ku cyumweru cya 17 inkoko iri kurya garama 107 byibuze ku munsi. Inkoko imwe dukoresha imibare yacu dufate dukube na 300 tubone ko ari 32,100 muri garama ku munsi. Dushyira mu biro tubona ibiro 32 n'igice kimwe ku munsi, ubwo ni ibiro 32. Nkuko twabivuze rero dukomeze dushyire mu cyumweru turakuba iminsi 7. Dukuba iminsi 7 tubone ko ari ibiro 224 n'ibice 7. Ubwo ahangaha wagira ibiro 225. Tujye ku cyumweru cya 18 nk'ibisanzwe. Inkoko byibuze igomba kurya garama 114 kugira ngo ibiriye neza. Ahangaha ziri hafi gutera, anyamwe zatangiye kwerekana ibimenyetso byo gutera. Uzigaburire neza, ukore attention. Turaza gukora tubone ko ari 34,200 dushyira mu biro nk'ibisanzwe tubone ko ari ibiro 34 ku munsi. Nidukuba n'icyumweru nk'ibisanzwe turabona ko ari ibiro nidufata 34 n'ibice 2 dukuba 7 turabona ko ari ibiro 239 n'ibice 4. Murumva ko imibare yoroshye, nukoresha iyi mibare neza inkoko zawe zaguha umusaruro neza. Tujye ku cyumweru cya nyuma acyo twashatse kurangirizaho, icyumweru cya 19. Ahangaha inkoko nibwo zitangira gutera. Making sure ko buri nkoko irya garama 120 ku munsi. Nidukuba 120 garama n'umubare nk'uko dufite, kugira ngo tubone ibiro tugomba kugabura bitari munsi kandi bitanarenze kurya bitaduteza igihombo. Bisanzwe turakuba tubone ko ari ibihumbi 36. Nakubibona nidushyira mu biro turagabanya 1,000 nk'uko twakomeje kubivuga, bitewe n'inkoko ufite wowe uzakoresha iyi formule. Garama 120 ku munsi. Buri nkoko byibuze kugira ngo zawe ziguterera amagi neza kandi ku buryo buguha inyungu. Kuri izi nkoko zacu zafazari ibyo garama 36 tugabanya n'igihumbi dushyire mu biro turabona ko ari ibiro 36. Nutagabura gutya inkoko zawe nta musaruro zizaguha. Nufata ibiro 36 tugakuba na 7 rero nkuko twari kubivuga kugira ngo bene muri cya cyumweru amafaranga uzaba uri gutakaza cyangwa se n'ingano y'ibiro uzabona ko ari ibiro 152 mu gihe cya ya minsi 7. Mubona ko rero ni imibare yoroshye, nukoresha iyi formule neza ndakubwiza ukuri nibwo inkoko zawe zizaguha umusaruro ku buryo bwiza kandi burimo imibare, utagabuye byinshi utanagabuye na bike, bityo uzatangira kubona amagi neza kandi ku buryo bwiza. Rero buriya ntago inkoko izaguha amagi nutayigaburira neza. Uko uyigaburira niko iguha amagi, uko utayigaburira nayo irayakwima. Rero buriya hari ibiryo inkoko zirya bitewe n'igihe zirimo. Tugira ibyiciro bitatu, hari icyo bita pellet, tukagira starters, tukagira growers, tukagira layers mash. Rero iyo tugeze kuri iyi niveau ya 19 y'icyumweru cya 19 tuba turi ku byo bita
layers mash, ni ibiryo by'inkoko zikuze. Nibwo uzaba utangiye kubona se inkoko zanjye zizarya gute, zigomba kurya gute kugira ngo zibashe gutanga umusaruro neza. Rero byose ni imibare kugira ngo ubone inyungu, kuko wakoze umushinga kubera kugira ngo wunguke. Inyungu niyo ya mbere. Niyo mpamvu bizagusaba imibare, kuko nudashyira nk'imibare uzikanga uri gutakaza amafaranga, kandi nk'uko nabivuze inkoko zo ntabwo zihaga. Uzakomeza ugabure usanga umusaruro ziguha ntabwo ugaragara, kubera ko nta mibare washyizemo mu gihe uzigaburira. Rero inkoko zawe nuziha amazi, ukaziha imiti, ukazigabura muri ubu buryo, nta kabuza umushinga wawe uzaba successful. Nongera kwibutsa ko utarakora subscribe, utakanda kuri like, kore share, maze kugira ngo tubashe gukomeza gushyigikirana mu buzima bwa buri munsi, maze umushinga wacu tujye tuwunoza neza, n'ibindi tuba tuganiraho bigiye bitandukanye. Ariko icyo musaba nk'inkunga, kanda kuri subscribe, ukore like, ukore share, ndetse na comment, tubwire ngo urifuza ko twazaganira kuki ubutaha ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Ndagushimira wabashije kubana nanjye, mugire ibihe byiza, murakoze.